ni gute umukristo mu gihe ari kunyura mu bihe byiza aguwe neza, ari gutsinda, ameze neza, ni iki yakagombye gukuramo kimeze nk'akabando, cyangwa ni irihe somo yakagombye gukura muri ibyo bihe rizamufasha gutaraverisa ibindi bihe bibi ashobora kuzanyuramo? Urakoze cyane. Hari umwami umwe nitwishuke yarongeye aravuga ngo kandi mu ntambara intwari ntabwo arizo zitsinda. Nkubwire ngo nubona ugerageje ikintu kigakunda ntibugureze uburenganzira bwo kuremera no kubyimba ngo umva abandi ko ari uko ari abaswa ariko batazi gukora ibintu neza. Ufata nka komiseri mukuru wa leta ukajya kubona ukuntu ari kurira igiti ngo kubera ngo umuvugabutumwa uri buze kugera aho ngaho. Byari ibintu biciriritse. Ni decision nyine. Ni decision. Ariko Imana izi kureba intambwe z'umutima wateye. Izo ntambwe zose Imana irazireba. Rero gukira ni nonaha, guhindura ubuzima bwawe ni nonaha, guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe ni nonaha, nawe udakijijwe gukizwa ni nonaha. Amen, amen. Amen. Nuduteye. Kubera iki iyo umuntu abonye ari ikintu utagezeho abatekereza ko hari ubwenge cyangwa ubumenyi biburaho. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo kuba nshuti bakundwa mudahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya EMTV. Imana ibahe umugisha aho muherereye mwese. Turagushimiye wewe wakoze subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye dukomeza tubane nawe. Niba ugeze kuri iyi channel aribwo bwa mbere, turagusaba kugira ngo wiyaboneshe cyangwa se wiyandikishe, ibyo bita subscribe mu ndimi z'amahanga, kugira ngo ko dushyizeho ikiganiro ujye uba uwa mbere mu kukibona. Uyu munsi tugize umugisha wo kugaruka muri studio za EMTV. Twongeye kubana n'umukozi w'Imana Papi. Papi, turagusuhuje cyane. Murakoze cyane, natwe turabasuhuje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Turongeye tuguhaye ikaze kandi turagushimiye kuba watwemereye kugira ngo twongere tubane muri ibi biganiro byacu nk'uko twabigusabye, maze nawe ukemera kwitaba invitation yacu. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Ubushize ubwo twari mu kiganiro abantu baragikunze, nagiye mbona amakomenti y'abantu. Buriya ibintu dukora akenshi ari igihe umuntu aba yibwira ko ahari bitazagira umusaruro cyangwa impact, ariko burya iyo ufashe mikoro, umunyabwenge umwe niwe wavuze ngo iyo ufashe mikoro ngo ukayiha umuntu w'umuswa ngo ni nkaho umubwiye ngo wari uzwi mu rwego rw'umudugudu, fata ubuswa bwawe ubumenyekanishe ku rwego rw'isi. Ariko niyo ufashe umuhanga ukamuha mikoro uba umufashije, cyangwa umuntu ufite message y'ikintu yageza ku bantu, n'ubundi uba umufashije gusakaza inkuru nziza. Kuko ubutumwa bunyuze kuri rezo sosiyo, sinzi niba ujya ubibona, buriruka cyane. Ariko none hari inkuru zitwikaho cyangwa bya bindi byateye byo gusebanya n'iki, byo birihuta kurenza n'ibindi byose, ntabwo nzi impamvu. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro tugiye kugira. Shalom. Mana, turagushimye kuri mwiza, turagushimye ko uri kwizerwa. Turasenze kugira ngo imwanya tugiye kumara muri iki kiganiro gira umuntu uvugisha, gira umuganira n'ubuzima bwe. Mwami Imana, turagusabye ngo Mwuka wawe wera tuyobore kandi tuze kuvuga ibiri ku mutima wawe, kandi nsengeye n'umuntu wese uzareba cyangwa uri kureba kino kiganiro, umugisha wawe uzibura amatwi y'umwuka nawe mutima kugira ngo abashe kumva icyo uvugana nawe, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Papi, umeze neza se? Turaho, turashima Imana. Ibihe bikuguye neza? Nta kibazo rwose, muri Kristo Yesu turi amahoro no mu buzima busanzwe. Turashima Imana. Israel yararirimbye ngo ntibikakumare imbaraga z'umutima. Oya rwose, oya. Impamvu ntangiriye nyongo bihe nuko n'ubundi aka kanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku gihe, ivuga ku bihe bitandukanye. Abantu nta muntu n'umwe, umuntu umwe niwe wavuze ngo ari umukene, ari umukire,
ari uwize ari umuntu utarize, abantu bose ku cyiciro icyo ari cyo cyose waba urimo, ngo tunganya amasaha burya, yego ngo amasaha turayanganya ngo ni 24 kuri 24 rwose. iyo bavuze igihe, hari igihe cy'isaha bibaye ryari, n'igihe ki none, ariko hakaba n'ibindi bashyira mu bwinshi ngo ibihe, ngo twagize ibihe byiza ni urugero. Ubundi wowe iyo bavuze ngo par exemple uvuye mu materaniro cyangwa mu bindi bintu by'ibirori, umuntu akaza ati byagenze ati shati twagize ibihe byiza, bavuze ko bagize amasaha meza, baba bashatse kuvuga iki? Urakoze cyane, ngira ngo wenda kugira ngo mbere ko nsubiza icyo ngicyo reka manze bitandukanye. Ibihe n'amasaha, ngira ngo twese turabizi, hari ukuntu umuntu avuga ngo igihe cy'Imana nikigera. Bavuze iki? Igihe cy'Imana cyangwa kumva umuntu avuze twagiye mu materaniro twagize ibihe byiza, cyangwa kumva umuntu avuze ngo runaka arimo araca mu bihe bikomeye bimugoye, cyangwa runaka ari kunyura mu bihe vurema ngo binkomereye umutima, ni amasaha bari kunyuramo agoye. Rero isaha ni no dukoronometera tukabara amasaha 28, icyumweru, ukwezi, imyaka, ibyo ngibyo twese turabisangiye, yego twese tubicamo. Kandi nuko nana bajya bavuga ngo umuntu nta gihe afite, ahubwo igihe nicyo kitatugira, kuko twe turi limite mu gihe, tuba tuzagenda cyo tukagisiga, kiriya cy'isaha. Hanyuma rero ibihe ni situation, n'ibyo uri gucamo, yego, n'ibyo uri kuviva, n'ibyo uri gusanta, nibyo byitwa ibihe. Ariyo mpamvu abantu baba basanzwe baterana, ariko kaba umunsi umuntu akubwira ngo twagize ibihe byiza, kandi basanzwe baterana ntavuge buri munsi ngo bagize ibihe byiza, bivuze ngo bagize ibihe bibaryohera umutima, imitima yabo yahembuwe, bahuye n'Imana, nyine bakozweho, baguwe neza. Ariko ukundi umuntu akavuga ngo ari mu bihe bibi, mu bihe by'ibigeragezo, ngo abari mu gihe kiremereye umutima. Rero niho bitandukanira. Udusobanuriye neza igihe cyangwa se ibihe. Noneho nari ikibazo wenda nakwibaza cyangwa nshaka kubaza. Iyo umuntu ari mu bihe byiza, ni ukuvuga aba ari mu bihe binejeje umutima we, yishimye, mbese ababayeho yishimye, ariko kandi ngo ntibihoraho. Ibyo bihe biba bizagera ikindi gihe ashobora kwisanga ari mu bihe bibi, wenda by'uburwayi, by'ubukene, byo kubura akazi, bya situation mbese zitandukanye, nk'ibihe wenda bitandukanye n'ubundi abantu bari kunyuramo, kuko ntitubihuza. Ubu hari abantu bari mu bihe bibi, ariko abandi bari mu bihe byiza. No, icyo nakwibaza ni gute umukristo mu gihe ari kunyura mu bihe byiza, aguwe neza, ari gutsinda, ameze neza, ni iki yakagombye gukuramo kimeze nk'akabando, cyangwa n'irihe somo yakagombye gukura muri ibyo bihe rizamufasha gutaraverisa ibindi bihe bibi ashobora kuzanyura? Urakoze cyane. Hari umwami umwe yigeze gusaba abagaragu be, aravuga ati munshakire umuntu mu gihugu uzampa impano, ndetse nzaramugorora cyane, impano azama n'inzajya nyireba nishimye, icyo mpita mva mu bintu by'iminezero n'imirengwe, ntinanayibona mbabaye, ijya mva mu gahinda n'umubabaro, nongere mba umuntu uri normal, kuko umwami yari azi ko ubuzima ni ibihe bisimburana. Urishimye, urababaye, urishimye, urabaye, burya ni nabyo bituma ubuzima buryoha. Umuntu wigeze kubabara, iyo yishimye araryoherwa n'umunezero. Nayo mpamvu umuntu utazi kubabara icyo ari cyo, byose bihora bisa ntabwo azi kubyina, ntabwo yumva ngo ni ibiki. Niyo mpamvu nk'umuntu utarigeze agira ikibazo cyo kubura imyambaro, yumva kwambara ibintu bisanzwe. Ariko umuntu wabuze umwambaro, iyo abonye urukweto rwiza arabivuga, agatanga ishimwe, Imana yaranyambitse. Kumva ko abantu batandukanye. None umwami amaze kuvuga atyo, baza gushaka abantu mu gihugu cyose, bashaka umuntu ushobora gukora iyo mpano. Bose bakazana impano, umwami akayanga. Bose bakazana impano, umwami akayanga. Umugabo umwe yigira inama, aragenda afata ibuye, araricunga neza, araridizayininga, arangije andikaho ijambo ngo bizashira. Arangije arizanira umwami. Umwami yaba yishimye, akibuka ko nubwo yishimye, n'uwamugambanira ava mu bagaragu cyangwa abantu bamwegereye ba hafi, akahita ava mu bintu by'imirengo n'umunezero.
yaba ababaye agahinda kamwishe umubabaro umwishe yatakaje ibyiringiro akibuka ko bizashira agasoma kuri rya buye akabona bizashira akongera akagarura mudu. Cyo nabwira umuntu uri mu bihe binejeje, biprofite ugira abo marira kandi bigire n'icyo bikumarira, ariko kandi umenye ko bizashira. Ikindi cya kabiri, ntiwumve ko abari mu bihe bibi ari uko barusha ubwenge, ari uko uri mwiza kubarusha, ahubwo ni ibihe bibagezeho bitakuriho uyu munsi ejo byabavaho bikakuzaho, nubwo ntawifuriza umuntu ibibi. Nicyo umuntu akwiriye kwiga. Yego. Okay, hari none wenda akandi kabazo nakubaza kihuse wenda gahise kaza nkiraho. Ni ukuvuga ngo ibihe ibindi bihe. Yego. Wenda icyo nshatse kuvugaho, umuntu ashobora kugera mu bihe bibi akabikoresha nabi bigahita bikaba ari ikintu kigiye kumwinjiza mu bindi bihe bitewe n'icyo yakoze mu ahashize. Urakoze cyane, reka nkoresha ingero za Bibiliya nk'ebyiri kugira ngo nereke abantu ko umuntu ashobora kugira ibihe bibi byiza akabiremamo umunezero, ariko kukazarangira asenye ahazaza he. Yego. Cyangwa se akagira ibihe bibi bikamuherana ntahitemo kubyigaranzura bikazarangira bishenye ahazaza he. Kubera ko twese ibyo bihe bitugeramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uriya abantu bakora ama motivation speech baraza akakubwira ukuntu yageze ku bintu, ariko ntago abantu batubwira struggle banyuzemo. Wenda kirimo n'aka kantu, abantu baba mu bihugu byo muri Afurika babona abantu babibureye bakabona baba barenze, kubera ko yagiye kwifotoza ajya kwifotoza ahantu hasa neza, umunsi akaba yabipanze akambara neza, ariko ntawerekana ubuzima bwe bwa buri munsi. Kuko ibihe biratandukanye. Umugabo umwe witwa Aburahamu mu Itangiriro 25, Sara amaze gupfa yashatse umugore witwa Ketura, barangije babyarana abahungu barimo witwa Midiyani. Mu bacamanza uzi ibyo bakorera Abisiraheli, babangamiye Abisiraheli kandi bose urumva ko baturuka ku mugabo umwe. Ngo yaremeye abana be Abamidiyani. Hari ikintu umuntu akora uyu munsi akaba ari kwiremera mu Midiyani mu bihe bizaza, akaba ari kwiremera ibihe bizamugora, kubera ko atamenye ko ibihe by'uyu munsi arimo arakora bizapasa ibizaza. Yego. Umuntu atangira kwiga primaire, akiga secondaire, akajya université. Uko wize primaire nibyo bihe bikuremera kujya muri secondaire. Uko wize muri secondaire nibyo bihe birema kujya muri kaminuza. Ubundi udafite ejo hashize ntashobora kujya azagera hazaza. Kandi udafite ejo hashize n'ahazaza n'uyu munsi ntahafite. Tuvuga urugero, ntabwo ushobora kwifata ngo urote kuzaba minisitiri niba hazaza ari ukuba minisitiri. Ntabwo ushobora kwicara umunsi ngo urote kuzaba minisitiri ufite imyaka 25 utarigeze ujya mu ishuri. Yego. Icyo gihe no gutekereza kuzaba minisitiri utarigeze ujya mu ishuri, ahazaza ni hahari na perezida y'uyu munsi ni hari, kuko uri kubaho mu nzu zitazabaho. Yego. Ngo ahahise harapfuye, hangiza hazaza bigira ingaruka kuri perezida y'uyu munsi, kuko umuntu agenda bingana nuko yiteguye bina project ku cyashaka kuba cyanaho ajya cyane. Rero iyo umuntu atitonza akora ikosa, hari undi mugabo wagize ibihe bibi ariko we abibyaza ibihe byiza ku ngufu, birangira bimubera ibihe byiza. Umugabo witwa Dawidi, iwabo baramufasha ari umwana mu bana batoya, bamujyana mu nama kugira ngo ajye kwiga. Bakora bajya kwiga, bajya ku ishuri, yari kuza kuba umuntu w'umurakare, yari afite na rezo nyinshi zo kuba umurakare, ntawe umuntu wishimye, ariko ibyo bihe abihindura ibihe byo kwegera Imana. Yego. Abihindura ibihe byo gushaka Imana. Imana iza gucreya opportunité irangije umugira umuntu udasanzwe. Wowe uri guca mu bihe byiza, umenye ko bizashira, ariko umenye ko ufite ideni ryo kubikoresha n'ubikoresha nabi, uze bizatuma ure mu Midiyani uza gukubita mu bihe biri imbere. Nawe ufite ibihe biri gucamo, numva ko ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, uragukara mu Midiyani uzakwica ugapfa burundu, kuko ibihe bigenda bihereza ibindi. Ndumva gerageje gusubiza vraiment. Urakoze cyane. Nibyo, hari abantu benshi babayeho mu buzima bwo kuregereta bitewe n'ukuntu bakoresheje igihe cyabo nabi. Ari ryo rya jambo bavuga ngo hari igihe umuntu ageramo akavuga ngo iyo mbimenye. Donc iyo umenya
igihe wari uri muri bya bihe wapfushaga ubusa ubikoresha ibyo byatumye bikwinjiza mu bindi bihe bibi. Ariko nanone iyo umuntu ageze muri icyo gihe cyo kuvuga ngo iyo mbimenya ariko aracyariho aracyahumeka marigre nubwo ari kwituza ibyo yakoze mu bihe yanyuzemo, ariko se haba hakiri ibyiringiro ko umuntu yabasha kongera kugarura cyangwa kurema ibihe byiza mu gihe abayeho mu ngaruka z'ibihe bibi yanyuzemo cyangwa byamusigiye, niba navuga ngo ni igikomere cyangwa bikamusiga ahantu bimufungiranye muri gereza. Ese birashoboka ko umuntu yayisohokamo akongera akarema ibihe byiza? Buriya iyo umuntu atekereje ko atangire kuregreta, ni inzira ya mbere yo kuva mu bihe bibi. Kubera ko inzira ya mbere ni ukubona ko wakosheje, kandi iyo umaze kwemera ko wakosheje, burya niyo ntambwe ya mbere yo guhindura ubuzima ukava mu bintu. Ikindi, gukira n'uyu munsi, gufata decision n'uyu munsi, nawe gukizwa n'uyu munsi, n'agakiza n'uyu munsi, ibintu byose n'uyu munsi. Guhera umunsi umenye ko wakoze ikosa ni starting point yawe yo guhindura ubuzima. Kubera ko biba bigishoboka iyo umuntu ahumeka ari mu mwuka. Umuntu ashobora kumara imyaka 10 araha ibyo arimo atabifata seriye kuko atigeze asubira inyuma. Undi akabivamo agatakaza, yamenya ko hari igihe yatakaje yaza akaza ari seriye kandi akagera ku bintu byinshi. Rero ntiyazagira umutima uguca urubanza, ahubwo niwumva umutima ukubwira ko hari biri kuregreta, uzikomera amashyi, ariko ntiwemere kuba imbata y'ibyahise byakwangije, ahubwo ufate decision ugende. Urabona ko abantu batwara imodoka igira retroviseur uyirebamo kugira ngo urebe ibintu biri guturuka inyuma. Ariko uramutse utwaye imodoka ukagenda ureba muri retroviseur gusa, wagira impanuka mu buryo bwihuse kandi budasanzwe. Mu yandi magambo, retroviseur ntago zagiriyeho kugira ngo ziguhereze icyerekezo cyaho uri kujya. Ugomba kureba imbere. N'umuntu wagize ibintu yangiza mu buzima agakomeza kubyizirika, agakomeza kuzirika ko hahise hashaririye, ahameze nk'umuntu uri gutwara imodoka ariko ari kureba muri retroviseur. Ni byiza kureba mu hahise, wabona ko ari ibintu wangije ukabikosora, ariko witindayo kuko aho ujya ntago ariho wavuye, ahubwo urebayo kugira ngo urebe ko nta cyakwangiza aho uri kikabangamira inzira yawe uri kugenderamo kugira ngo ujye imbere neza. Rero ahahise byangiritse ujye ugikubita y'amaso, intego atari kugira ngo bigusubizeyo bigukandamize wumve ko byarangiye, ahubwo ngo ni iki byamfasha, ni iki byamarira kuri uyu munsi kugira ngo nkore neza, ntakora amakosa nkayo nakoze, kugira ngo ahazazange abe heza. Haracyari ibyiringiro rero. Amen. Urakoze cyane. Ndumva rwose iki kiganiro ni cyiza cyane, kubera ko nta muntu n'umwe utanyura mu bihe, yaba ibyiza cyangwa se yaba ibihe bibi. Nk'uko bivuze, nibyo birasimburana. Uyu munsi wowe uri kutwumva ushobora kuba uri kunyura mu bihe bitoroshye, bigoye umutima wawe, bigoye kubyihanganira, ariko papi arakubwiye ngo nubwo waba uri kunyura mu bihe bigoye, nubwo kabone nubwo ngo ibyo uri kunyuramo zaba ari ingaruka wowe wikururiye cyangwa ibyo wakoze, ngo ariko ke ugihumeka, kuba ugihumeka birashoboka ko wagorora ibyo wangije, ubundi ubuzima bwawe. Uyu munsi umugabo witwa Zakayo, hirya y'ibyo yarakoze byinshi, yaranyaza abantu, yafashe decision yo kuvuga ngo ndashaka kubona Yesu. Ibintu byose bitangirira mu kwidetermina biri byanya byo kuvuga ngo nubwo nabyangije ndabyemera ko nabyangije, ariko uyu mugabo ngo ndashaka kubona Yesu. Amaze kuvuga ngo ndashaka kubona Yesu, aza kubona ko afite ikibazo gibuze gutuma atamubona. Yirengagiza ubukomiseri bw'imisoro ni gukomera n'iki igiti ndacyurira. Ndibaza nuko abantu batabishyira muri logique y'uyu munsi, ufata nka komiseri mukuru wa leta ukajya kubona ukuntu ari kurira igiti ngo kubera ngo umuvuga butumwe uri buze kugera aho gaho. Byari ibintu biciriritse, ni decision nyine, ni decision, ariko umutima kabisa. Imana izi kureba intambwe z'umutima wateye. Izo ntambwe zose Imana irazireba. Rero gukira ni nonaha, guhindura ubuzima bwawe ni nonaha, guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe ni nonaha, nawe udakijijwe gukizwa ni nonaha. Amen.
mu bintu byose tumaze kuvuga nubwo wagiye utanga ingero zimwe na zimwe zo muri Bibiliya nk'aho wagarutse ku bamediyani batewe n'ingaruka Aburahamu n'ibyo ingaruka z'ibyo Aburahamu yakoze, ariko hari izindi ngero wenda cyangwa se urundi rugero cyangwa se hari icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bihe bitandukanye kugira ngo tuguhe umwanya wenda ubashe kuritubwira cyangwa kuridusomera. Hari ijambo Imana akize ku mutima numva nifuza gusangiza umuntu wese uri kudukurikira. Birashoboka ko uri guca mu bihe bigoye bikuremereye umutima, waragerageje gukora ibintu bikanga, ukagerageza ama opportunity ukabona ntibiri gukunda. Rimwe na rimwe wareba ugasanga hari abandi bagerageje birakunda, ukibaza niba uvumye, ukibaza niba udatekereza neza. Rimwe na rimwe ukabona abantu mwiganye babaswa bari gutera imbere, wowe uragerageza ibintu byose bikanga. Societe n'isi n'abakuzenguritse bakakwita umunebwe, bakakwita umuntu utazi gukora, yewe waba ari n'umurokore bakavuga ko utazi gusenga neza. Kufitiye message uyu munsi. Ariko kandi n'abandi bantu bafite ibihe byiza nabo bameze neza, abo bantu ku nzego ku mpande zombi bafitiye message. Rero mbabwire ko ibihe uri gucamo Imana ibizi. Reka dusome mu mubwiriza ibice 9. Mubwiriza ibice 3 bavuga ko ikintu cyose cyo mu ijuru cyagenewe igihe cyacyo, ariko ngiye kuvuga ku bihe bigenga ubuzima bw'abantu. Mubwiriza ibice 9 umurongo wa 11. Aho ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyembaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwari atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite ikikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Turi mu isi, turi mu bihe isi turimo uyu munsi bihereza opportunity abantu bamwe, abandi bakazibura. Ugasanga nk'umuntu agerageje gukora company, abantu bagerageje gukora company ari babiri ikora ikintu kimwe, umwe bigaferinga bikaba bloqué, undi bigakunda. Noneho wa undi byakunze bikamuremamo ubwibone no kumva ko azi gukora no gutekereza neza kuruta abandi, bigatuma asuzugura abandi. Wa undi nawe bitakunze bikamuremamo esprit yo kwikiripabiliza, ko adatekereza neza, ko atakoze ibintu neza, bigatuma atagera ku bintu uko bigomba kumera. Ibyo ndabivuga sindi kuvuga no ku kazi gusa, ndavuga no mu buzima busanzwe. Umuntu akabyara abana, umwe yabona abana be bamuhiriye akagira ngo nuko azikurera neza kuruta abandi, undi yabona abana babaye kirara akavuga turi umuryango ntuzi kurera. Undi ugasanga agize urugo, umugore cyangwa umugabo yamubera mwiza akatuma yikuma ku gituza ati ngenzi kureba neza nzi guhitamo. Undi igihe cyagera bitakunda, isi na societe bikamwereka ko uko atazi guhitamo neza. Ariko iri jambo ndagira ngo turisesengure twumve icyo rivuga, kugira ngo turebe niba ibihe ubinyuzemo bikagenda neza. Hano biratubwiye ngo mu basiganwa abanyembaraga ntagaro basiga abandi. Utazibeshya ko wageze ku bintu ukagira ngo nuko uri umunyembaraga. Mubwiriza yabivuzeho. Utabona wageze ku bintu ukagira ngo abatabigezeho nuko ari abaswa. Utabona Imana iguhaye umugisha hari ikintu ugerageje kigakunda ukagira ngo abandi batagere. Hari abakigerageje bashyiramo n'imbaraga kukurusha biranga. Hari abazi kurera abana babo neza bakaba discipline, bakabajyana mu nzu y'Imana, bakabaganiriza ijambo ry'Imana, bakanabasengera kutukusengera abana bawe. Ariko bikanga bakaba baswa mu ishuri, bikanga bakaba indiscipline, bikanga bakajya mu biyobyabwenge. Bigatuma kuko abawe bagukundiye ukagira ngo nuko uzikurira neza kuruta abandi. Hari abasore bazi gutereta neza, bazi kwobserva bakanitegereza, bagiye bakajya gushaka abakobwa beza, bamara kujya muri relationship bagera mu ngo, ingo zikabananira, ukibwira ko ari uko wowe wamenye neza guhitamo kubarusha. Ntabwo ari uko uzi guhitamo kubarusha. Nitwishuke. Yarongeye aravuga ngo kandi mu ntambara intwari ntabwo arizo zitsinda. Nkubwire ngo nubona ugerageje ikintu kigakunda,
ntibugureze uburenganzira bwo kuremera no kubyimba ngo umva abandi ko ari uko ari abaswa ariko batazi gukora ibintu neza. No mu ntambara intwari sizo zitsinda. Muri isi hari abantu bazi gukora ibintu neza kukurusha, bakwicara muri position urimo bakabikora neza, ariko Imana itaye amahirwe yuko bayicaramo no uyicayemo. Ibiri kwiwereka kuguhereza uburenganzira bw'uko wumva ko ari abaswa. Hari abantu ejo akora agashinga kakunda kagera imbere, yabona bikunze atangiye kubona ibyo kurya, agatangira kuvuga n'abashomeri ngo ntibazi gushaka akazi. Agatangira kuvuga ko batazi gusenga, ko bazi gusenga neza kurusha abandi. Nge ntago ndibuze kubwira inzira 3 n'uburyo butanu bwo gusenga kugira ngo Imana ikugire neza, kuko amasengesho si buto umuntu akanda ngo Imana ikore ibyo ashaka n'amaranga mutima ye. Ndimo ndavuga nubona hari ikintu kigenze neza, shima Imana ariko ntibikurememo umutima wo kumva ko abandi ari uko ari abanebwe. Arakomeza akagira ati ndetse n'abanyabwenge si babona ibyo kurya. Muzi abanyabwenge dutunze, tekereza neza niba warize abantu abahanga babaga bambere mu ishuri ryanyu, ni gakeya mu buzima busanzwe bakunda kugera hanze bakagira amahirwe y'ubuzima. Tekereza abashoramari benshi bakize ku isi, ni abantu badakijwe nuko bize amashuri menshi. Usanga umuntu yarize ariko ugasanga arimo arakoresha abantu batize. Kubera iki? Ntago ari ikibazo cy'abanyabwenge, ntago abanyabwenge rero babona ibyo kurya. Kuba uri umunyabwenge ntibiguhereza kuba ukwiriye kubona ibyo kurya. Bivuze ngo kuba wabonye ibyo kurya ntibisobanuye ko uri umunyabwenge. Kuba wabonye ibyo washakaga ntibisobanuye ko uri umunyabwenge. Kuba utabibonye ntibisobanuye ko uri injiji. Kuba utabonye akazi ntibisobanuye ko utazi gushaka akazi. Kuba utabonye ibyo ukeneye mu buzima busanzwe ntibisobanuye ko uri umuswa, utazi gushakisha, utazi gusenga. Ngo ugende wikipabilize, niba tumira inama abandi nugeramo ufite igitekerezo cyiza cyuzuye ubwenge, wanga kugitanga ngo nukuri umukene. Ibyo ni ibihe bikugwiririye bishobora kugera ku wundi. Agakomeza agira ati n'abahanga se bafite igikundiro. Hari abantu ugera gutyo ukabona baragukunze nta kintu wabahaye, ariko ugasanga abantu bafite ibintu byinshi byo gutanga ariko batagira igikundiro. Abantu badakunda, abantu badasiporuta, abantu batakira. Nubona ugize igikundiro ntuzagira ngo nuko uri umuhanga, ariko kandi nubona abantu bakwanze ntuzagira ngo nuko uri umwana mubi. Yego hari ibintu umuntu akora bigatuma abantu bamwanga, ibyo nabyo ntago twabyirengagiza. Nubu wigenzura ukabona nta bihari, niwigenzura ukabona bihari, uzasaba Imana igufashe kubihindura nawe uhinduke. Nubona ibintu ugerageza hari akantu ushyiramo kubunebwe ntibikunde, uzasenga Imana ariko ushyiramo n'imbaraga bihinduke. Ariko ndashaka gusaba Imana ngo uyu mwuka uza kugucira urubanza ukubwira ko ari uko utazi gutekereza neza, ari uko ufite za karande n'ibiki. Iriga abantu bakirugaho gusengera gukuraho imikoshi itanahari n'utwo wari ufite bakatukwaka bakatujyana ngo kubera ngo bagusengere ngo ufite karande n'imikoshi uko udatembere. Nyamara ibyo ni ibihe. Umubwiriza yabivuzeho aravuga ngo ahubwo ibihe nibigwirira umuntu biba kuri bose cyane. Ibyo niba kuri bose. Umuntu ashaka ashima Imana avuga nezerewe, yagera mu rugo Imana yabishima ko abona urubyara akarubona, atarubona ntabwo ari uko ari injiji. Ntabwo ari uko ayobeye ko ashobora kujya gushakisha hanze cyangwa agakora amafuti. None igitangaje abantu bagira abantu inama ahubwo zo kubasenya. Niko abantu duteye. Kubera iki? Iyo umuntu abonye ari ikintu utagezeho abatekereza ko hari ubwenge cyangwa ubumenyi biburaho. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo kuba umuntu atageze ku byo ashaka kugeraho, kuba runaka ujya ubona ashaka akazi akakabura, wowe warakabonye, ntabwo bisobanura ko uzi ubwenge kumurusha cyangwa se ari umunebwe. Kuba runaka yarubatse urugo ntirumuhire, wowe rukaguhira, ntabwo bisobanuye ko ari uko uzi gufata urugo neza, uzi no gusenga, uzi no kuganiriza madamu we neza mukajya ibihe. Kuba runaka umwana we yarananiye, yaramunaniye, ntibisobanuye ko atazi kurera, ari wowe uzi kurera neza. Oya, ahubwo ibyo ni ibihe bikwirira abantu bose. Kuba ugerageje business igakunda ntibuguhereze uburenganzira bwo gusuzugura umuntu runaka ngo umuce amazi, ngo wumve ko atazi gukora, atazi gushakisha, atazi gusenga. No, ibyo ni ibihe bibwirira umuntu wese. Ibyo ni ibihe twese bishobora kutugeraho. Wenda mbere ko tugera ku musozo, ubuzima ni nk'umubiri. Umubiri wawe ibyo ushaka byose ushoboye kuwuha. Ukawufata neza, ukawugaburira neza, ukawoza, ugakora siporo,
ariko iyo wabyutse uvuga ngo ndarwara kanseri ntabwo kugisha inama, nta n'icyo wakora ngo kanseri itaza. Ni nako n'ubuzima bumeze. Niba hari ikintu kigiye kuza mu buzima bw'umuntu, nta kintu ashobora gukora kugira ngo akirinde. Ibyo bitume bene data, ahubwo nubona ibihe bimeze neza, umenye ko hari igihe bizashira, ubiprofite ugirire abantu ugirira akamaro, ubiprofite ushimire Imana ko ari uburi Imana ikugiriye, ndetse biguhe kwibuka no gusengera abadafite, aho kugira ngo bibashyire muri pozisiyo yo guhora wumva ko ari ukuza ubwenge. Ariko kandi ndabwira undi muntu ibihe bitamereye neza, abona isi n'abantu bamukwena, rimwe na rimwe bigatuma agira yikipabiliza ntajye mu bantu. Muri principe z'abantu, ikintu umuntu yagezeho wowe iyo utarakigeraho imbere ye kuri icyo kintu burinjije, ntukisobanure. Emera ibihe, ugende ibihe, kuko ibihe nibyo bizagusobanura. Wowe ntugashake kwisobanura kuko iyo umuntu yisobanuye ahubwo birangira yisobanyije. Hanyuma nawe utekereza ko ureba ugakora observation ugasanga ko harimo akantu k'ubunebwe mu iterambere ryawe utagira, ubikosore, ugerageze ushyiremo akabaraga, ibindi bisigaye ubuntu bw'Imana bukadufasha bukaduherekeza. Ariko ubundi ko bageze ku bintu, yego hari n'iputi wakoze, ariko nubwo bwenge bwo gutekereza ni ubuntu bw'Imana, kandi Imana iguha iyo migisha. Nawe mwene data uri kuca mu bihe bikugoye, niba ugenzura neza ukabona ko nta hantu ufite ubunebwe, ntujye kwisobanura, utuze, ariko kandi ntumve ko ari uko uri umwana mubi. Mubyeyi ufite abana wagerageje kurera no gusengera bakakunanira, umenye ko ari ibihe bikuriho, ntujye kwisobanura. Nawe ufite abana wareze, Imana ikaguha umugisha kugukundira bagatera imbere, ushima Imana ko ari ubuntu Imana yakugiriye. Murakoze. Ndumva ariyo message mba nifuza guha abantu. Yewe urakoze cyane, turagushimiye. Ntacyo narenzaho kuri iyi message, kuko dushobora gutinda cyane bigatuma iki kiganiro gitakaza uburyohe gifite. Ibyo bintu uvuze birahagije kandi birareba umuntu wese. Ndagira muri aka kanya wongere usenge Imana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, usengere abantu bari kunyura mu bihe bitandukanye, kugira ngo Imana ikomeze ibahe imbaraga z'umutima. Kandi nawe nk'uko ubyumvishe, uri kunyura mu bihe byiza, uguwe neza, wumva nawe ubwawe uvuga uti vraiment ndi mu bihe byiza, ntiwirare nyaboneka, turacyari ku isi. Uyu muntu cyambaye umwambaro w'urugamba, ntabwo ngo abakwiye kumera nk'uri kuwiyambura aruvuyeho. Twese turacyari ku rugamba. Ushobora kuba uri kunyura mu bihe byiza, ariko n'ibibi isi irabiduteganyiriza. Rero ndizera ko, ndashidikanya ko hari message, hari ikintu gifatika ubashije gukura muri iki kiganiro. Turagushimiye cyane, Imana iguha umugisha. Nongera kwibutsa wowe uzabona iki kiganiro, kugira ngo nikikugeraho utarakora subscribe uzibuke uyikore, kugira ngo ukomeze wagure umuryango wacu mugari, kandi nyine ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu wakira za notification. Papi, dusengere Imana, noneho tugere ku musozo w'iki kiganiro. Yesu aguha umugisha. Murakoze cyane, munyemeye nanjye bashimire ku butumire mwaduhaye, ariko kandi turasaba Imana ngo abantu bazumva buno butumwa, Imana Mwuka Wera azabwuhire ugira imbaraga n'ubuzima, bizafashe abantu. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye ko ari utanga gushaka no gushobora. Dusengeye uyu mwene data uri kureba kino kiganiro, turagusabye Mwami Imana ngo umugenderere ibihari kunyuramo biremereye umutima. Mwami Imana, umwibutse ko ari we mukuru w'ibihe, ariko kandi n'uyu mwene data uri kunyura mu bihe bituma adamarara, turagusabye ngo umwibutse ko ari amahirwe umuhaye kugira ngo abere umugisha abandi muri ibi bihe, ariko kandi ntadamarare ngo yirengagize, yibuke ko ari ubuntu bwawe. Uyu mwene data yo kubita ku gituza akavuga ko ari we wakoze cyane kuruta abandi, ariyo mpamvu afite imigisha. Umwibutse ko ari ubuntu bwawe. Ariko kandi n'uyu mwene data uri guca mu bihe bimugoye, yibaza ngo bizagenda gutagerageza inzira zose zikanga, umwibutse ko ari ibihe bimugwiriye kandi ejo n'ejo bundi bizahinduka, mu izina rya Yesu. Mwemana turagusabye ngo ukomeze kutugira neza,
utwibutse udusobanurire ibihe ndetse buri wese bari gucamo umuhishurire kumenya icyo akwiriye kubikuramo ntibitambuka ari ibihe gusa. Utugire neza kandi dusengera mwene data uri kuvuga ngo nkeneye Kristo, musengere Kristo ngo umwihishurire akwakire mu izina rya Yesu Kristo. Mwimana umwandukure mu gitabo cy'urupfu, mwandike mu gitabo cy'ubugingo mu buzima bushyashya mu izina rya Yesu. Urakoze ikibazo cyose kigarukire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ya twari kumwe na Isaac Papi, kuri mikoro nyuma ya kamera yari Felix Harerimana. Shalom.